ukunda ibireshya gute? Ndeze. Small, medium, large? Large. Nukuntu mfite amakuru yuko birirwa kurya amaturu. Inde. Yego. Amaturu ngameze neza. Nitwa Prince nitwa Prince bisobanuye ko dufite amazina asa ariko inkuru zacu z'ubuzima ziratandukanye. Uyu munsi rero ko tubazaniye umwari umukobwa mwiza cyane ufunzemo neza cyane. Murabona outfits zimeze neza. Look at the outfit. Look at the outfit. See the outfit. Bavuga nguki? See the outfit. See the outfit. None se ngo bimeze bite? Ni fresh. Hajya ngo witwa Timaza. Bakwita Timaza. Niko witwa ni nako bakwita. Ufite izina rimwe nk'inoza? Oya. Abiri. Timaza? Sifa. Ago se buri minsi kutari kugaragara cyane. Ko mparira? Ndahari. Uri mu bikizi? Cyane ndahari pe ahantu hose wambona. Uri gukina muri filime none ora? Banzirimo nyine gake nkora n'ibindi bintu bisanzwe. Anga abagabo ngo bari kubonamo amafaranga. Yes. Ndabona amafaranga makunda afite. Ntabyo namenye. Kandi y'amakuru bayamaye yuko ngo wowe bana abagabo wabayogoje. Njyewe ibiceri ngo badaspora bameneye na. Ahubwo bandangire se shaka. Nimba bari bayatanga mumbwire. Are you serious? Nukuri kwibanaga amakuru ahari. Nuko ngo abantu b'abakobwa rimwe muri kurebwa ku ma YouTube channel. Igose? Ngo badaspora kubameneramo ibiceri, abo gakora ama YouTube channel akazana ibiceri. Ko naho ndi gusigaraza. Naho ndi gusigara. Nese ubwo uri kubura iki? Nanjye simbizi. Nagasura ko nawe gasamaje se? Ntago ndabimenya. Ahubwo mumbwire ukuntu bimeze. Ahubwo se naga abantu bajya bakwandikira kuri Instagram n'ibiki? No kuri Instagram z'abakobwa zazuzuye man. Ayo mava mu duca n'amazi. Ngiye ko batanyandikira. Ko mutanyandikira. Nibambwira impamvu batanyandikira pe. Hari filime merutse kukubonamo yitwa Ubuzima series. Filime iriya filime y'ikintu ufite iya character. Cyase uri gukina muri character. Nakinnye ndi umukobwa wavuye mu cyaro ngeze i Kigali negira inshinzi nyine. Ubonye abantu barayakire gute? Ni nziza kuko nubundi ifite isomo nyine itanga kubana n'undi bava mu cyaro bagera i Kigali nyine bagahindura imyitwarire bakifata ukundi kuntu. Rero abantu bagiye babasha kuyimbwiraho bambwiye ko ifite story nziza ari nziza nyine. Ese ukareba ugasanga ari iki cyatumye abantu batarayishamariye ngo bayikunde nk'uko izindi zigenda zikundwa? Ibyo ntabwo napfa kumenya impamvu. Wasanga wenda ari uko ba-uploadinga igihe gitandukanye badafite ngo wenda umunsi n'uyu bara-uploadinga. Ntabwo amakuru yuko ba-uploadinga kuwa kane cyangwa se kuwa kangahe kuwa kane ku cyumweru cyangwa mushobora kuba mutarayamamaje ahubwo mugakiramo imbaraga. Nabyo birashoboka nyine kuko ntago yigeze nyine yamamazwa cyane ngo abantu babe bayimenye. Management se yakoze iyo filime iyo mujyanye ibiganiro bamubona bafite gahunda imeze ite? Ibyo bintu rero ngiye ntago nabimenya. Ngiye ntago nabimenya ndi umukinnyi ndakina. Yego. Abandi nyine bagakorana buri wese agakora akazi ke. Rero ntago nabimenya. Ariko ikiri maze kubona nuko muri iyi minsi mukora project mumeze nkaho like sinzi ukuntu mba mbibona. Ariko abantu musigaye mukora project mumeze nkaho kugira umurimbo tu kuza umuhango nyine gusoza umuhango birangire nyine bimve wowe iki ntago mukibikunze nk'uko abantu bakira aho bamye babikunda bakanyombya nabandi. Waduha ishusho ngari icyo kintu impamvu bimeze gutyo? Ntago nekeza ko ibyo bintu ariko bimeze kuko nese umuntu yashora amafaranga muri projet kugira ngo arangize umuhango gusa n'ubundi ashora amafaranga akeneye inyungu. Rero ntago nekereza ko yaba bikora kugira ngo arangize umuhango kereka wenda nimba ubwo kibazo ari abakinnyi. Nijyo ndi kuvuga muri mwebwe ko ntago uri umushoramari. Abakinnyi ndi kuvuga muri mwebwe nyine muhabwa akazi ariko mukumva ko nyine ari ukuza umuhango gusa. Ntago ariko nge mbibona ku giti cyanjye. Neze ko cyahandi mwagiye wagiye ugaragara ibyo byagiye bikora iki bigukira hejuru cyane kurusha ahandi aho nyine ubwo ikibazo cyaba ari projet ntago ikibazo cyaba ari umukino. Projet gute? Nyine banyine ngari icyo kintu. Nyine nimba projet aramamajwe ngo abantu bashe kuyikunda hari ibintu byinshi bituma ikintu kitarebwa. Yego. Rero ntago ikibazo cyaba ari umukino. None se ko tuzi ko mufite imbuga nkoranyambaga zanyu bwite mukoresha munigengaho cyane. Kuki atariho munyuza ubwo butumwa wenda ngo mwamamaze ibyo mukora? Tumunyuza.
ngiye ku giti cyanjye ngiye gucunga neza nkareba ku mbuga nkoranyambaga zawe, ubwo abantu batabizi mwamusanga kuri TikTok haryo ukoresha Timaza Sifa, Timaza official, Instagram Timaza official, na X urikoresha? No. Uzayigeho nayo kugira ngo uzabinjajurwa nk'abandi. Oya. Amakuru yandi mfite nacunze neza nyine mbona imbuga nkoranyambaga zayo ntabwo muzikoresha nk'uko bikwiye ngo mwamamaze ibikorwa byanyu muri yo. Njye ndagerageza kabisa. Uragerageza. Akantu ko kuvuga yuko abagabo basigaye bafite, ubwo ndi kuvuga ibintu bigiye bimaze iminsi bitrendinga muri industry yanyu mwirirwamo umunsi ku munsi, yuko abagabo basigaye bazira amagambo, abakobwa bakazira icupa byo wabyakira ute nyuma yo kumaze kubibona. Duhishusho ngaho icyo kintu twumva ukuntu wabibonye n'uburyo wabyakiriye nk'umuntu. Njye ntago numva ko byahindutse nyine, ahubwo nekereza ko ari ibintu byagwiririye umuntu gutyo to, kuko ntago ari uko bisanzwe bimeze. Nese niwe wenyine, uriya mugabo niwe wenyine ushobora kuba yarazize noza, warazize umunwa. Nta wundi nzi. Are you serious? Ntago ndashidikanya. Njye nta wundi nzi. Ese uriya mugabo urabona buri ukuntu ibintu bimeze, wamugira nk'ihe nama bitewe n'ukuntu ibintu bimeze, cyane cyane ko uyu munsi ari busomerwe saa 9 z'amanywa. Njye wundi nta nubwo nzi n'ikinazira. Mbyumva gutyo ngazira. Ariko uzira ibyaha byinshi, amagambo ngo nayahe, sinzi ngo yavuze iki. Arimo gusebanya n'ibyaha byinshi yagiye azira, ariko nanone bigenda byongera umunsi ku munsi. Unywa inzoga? Wapi? Ese ko numvise ko ngo abakobwa benshi kugira ngo babeho ni baba bakeneye akantu k'akawayini, we kugira ngo agasharijeri kugira ngo bagushiture nyine bigenda gute? Njye nta nzoga nywa, ntago rero ibyo mbizi nimba abakobwa bakeneye inzoga ntabyo nzi. Kuko nakenera iki kugira ngo ibintu bigende neza? Ibikize? Ibyo ari nyine kugira ngo ibintu bigende neza. Ibikize? Kugira ngo nyine ubuzima bugende neza. Ubuzima bwanjye bumeze neza nta nzoga. Nyine akazi kose cyane bimeze neza nta. Nyine ndabaza kugira ngo akazi kose kagende fresh. Akazi? Kose. Ahubwo se wakora akazi wasinze? Kose. Akaheze? Kose nyine. Kereka nimba ko ndi kuvuga atari kuri kuvuga. Sobanukirwa mbere yuko mbivuga. Okay, sobanurira. Ndavuze ati twagiye tubona yuko abantu benshi bavuga ngo kugira ngo wenda sometimes agire vibe, cyane cyane abantu bantu bajya mu studio, bantu bakina amafilime kugira ngo nyine ajye muri ya mood cyangwa se ya character bamushaka, cyangwa se aba directors babwira gushaka, njya mbona bakenera kunywa ibisindisha cyangwa se ibindi bintu. We kugira ngo tukubone kuriya tuba tukubona ukoresha iki? Njye vibe ndazihorana mba nzifite nta n'inzoga, nta nubwo erega ari ngombwa ko ukenera inzoga kugira ngo ugire vibe. Ahubwo se wasinze wakora akazi kawe neza gute? Wapi pe, ntabwo inzoga zikenewe kugira ngo umuntu akore akazi kiwe neza. Ntago nta muntu uragusaba yuko mwagira ako ashizeho condition yuko mugomba kuba wanyweye ku kantu cyangwa se wasomyeho agashot kamwe. Wapi, ntago birambaho. Nta n'umuntu urakubwira ngo ufata shot cyangwa ituta. Wapi? Ako muri make ntago ujya usohoka ariko. Gusohoka se? Yego. Ni gake ariko niyo nsohotse nyine naga fanta ubundi nkitahira. Turashaka rero duhe igishushanyo mbonera kugira ngo abayiza badaswa no kuvuga ari abantu bafite amafaranga muri iyi minsi. Utubwire ukuntu, utubwire like your ideal guy, umutipe nyine w'inzozi zawe, ku buryo nyine umutipe uri hariya wumva yuko nyine yagiriye ko kuri wowe ariko nawe agomba kuba afite ibyo yujuje. Ibyo yujuje? Bijyanye na physical appearance cyangwa? Yego, bijyanye na physical appearance no kumukaro cyane cyane ko mukunda. Ntago njya ndeba physical appearance. Ureba iki? Njyewe iyo umuntu mbona afite discipline, nyine agira umutima mwiza, yitonze. Kuvuga rero ngo uko ameze agaragara ntago njya mbyita. Ko ibyo bintu mbyujuje se? Yego se? Nabyo urabeshya pe. Uravuye ukuri? Urabeshya pe. Yego. Reka kubeshya abantu. Sha ntago mbizi nimba ubyujuje. Yego bintu nibyo bintu bya mbere byabaye ku isi n'ushusho. Kantu kakanyabupfura. Ase kibiterwa n'iki kuba abantu muri iyi minsi badafite ikinyabupfura? Ubona biterwa n'iki urebeye mu ruhande rwawe kuri kote yawe? Ushobora kuba ari ibiyobyabwenge. Nibihe?
inzoga nyine n'itabi n'ibiki ibintu n'ibyo ari amawidi bituma abantu baba indiscipline kuko aba afite ikindi kintu kiri kumukontorora rero ntabwo numva ukuntu uwo muntu yagira discipline nyine afite ikintu kindi kiri kumukontorora. wari wateretswa n'umugabo unywa inzoga nese ubona nta kinyabupfura bafite wigeze wenda kugutereta kuko ntabwo ari ngo mwarateretanye ahubwo ababigerageje kugutereta yego okay hari nago mvuze ko abantu bose banywa inzoga badafite discipline nyine hari igihe ibiyobyabwenge biba byakuganje nyine bikagukontorora cyangwa se umuntu akaba ari n'akameze ari wenda ariko yarezwe yego nkaya kamwana se buri iyo mubonye bakubwiye ngo usobanuye akamwana mu magambo abiri wamusobanura ute? nta discipline agira ndakubwiye ngo musobanurire ku giti cyawe namusobanura ute? yego nta bintu byinshi sobanurira akamwana mu magambo abiri bitewe n'uko uburyo umubona ku mbuga nkoranyambaga ko ndakeka yuko mushobora kuba mwuziranye ariko bitagiye kure ahubwo ndavuga uko umubona ku mbuga nkoranyambaga. njye nta bintu byinshi muziho pe. uko mubona yego ko interview ze akanu umusitari ni igikoko ntago njya nkunda kureba ibintu byiwe byinshi ibyo wabonye ibyo nabonye njye ikintu nabonye nuko we ku giti cyiwe yifite ibibazo byiwe ntazi nano yabikuye ko nigeze kubona akavideo ari kuvuga ko nta kintu cyiza nyine azi yabonye ubwo rero ntabwo nzi ikintu cyabiteye nyine nuko nguko mubona za video zigusigira isomo zira video ziwe nka zira video abura bu video abantu bagenda bakatinga bagenda bakata bakabupostinga gusigira isomo nje numva ko ukwiye nyine kuvuga ibintu watekereje kuko kakane iyo wavuze nk'ibintu biba bakabipostinga ewana uraseba kabisa. ejo nari ndi mu rukiko rw'umugabo witwa Fata ku mavuta ngiye gukurikirana urubanza rwe rwabereye ku ngoro y'ubutabera Kicukiro urukiko rwa Kicukiro hari akagarama avuga yuko abantu bajya bafata cyangwa se bajya bafata ikiganiro yakoze bafata ikiganiro yakoze nk'isaha imwe n'igice bakatamo akantu k'amasegonda 30 bakagasharinga cyangwa se kariho bashingiraho ibyo bintu wowe wari wabibonamo ikibazo cyangwa se byari byakubaho ku ma interview ugenda ujyamo cyangwa se mu mafilm ugenda ukira ibyo byakubaho je nago kari ka trending nkuko mu gihe wakotoye nago byari byambaho ariko urumva ni ikibazo umuntu nyine avuze ibintu byinshi bafasha akantu gato baragapostinga so nyine bivuze ko ugomba kuvuga ibintu watekereje ku buryo uzi neza ko akana kari kose bakata yego nta kibazo kakugiraho abantu barya bari menshi ubushinzi ko bumaze kuba bwinshi cyane mu gitsina gore abakobwa benshi ejo bundi nabonye umukobwa avuze ko ari bari bahaye inuza yo kuba queen of the beauty the queen of the beauty ariwe Shadibu akavuga ko ariwe muntu wagaragaye wabigishije kuba mwasa neza akaba ari kamba we yumva yuko niyo baba batamuhamagaye yumva yuko ari nyine ari uri kwiye kama kawaida ariko bakaba bavuga yuko n'ubundi yagaragaye yasinze umukobwa w'ishanga nawe nuko na Miss Muheto rero nuko wenda abakobwa aribo wenda ubu bari kugaragara cyane ariko abantu bose muri n'abahungu barasinda abantu kandi umuntu wese unywa inzoga nyine arasinda ahubwo kereka baciye kunywa inzoga kuko nese n'undi yunywa inzoga biba biganisha kuba wasinda. wari wanywa inzoga wapi none uhamya gute yuko mwese unywa inzoga agomba gusinda nese inzoga zirasindisha ibyo nta muntu n'umwe utabizi konjya nzinywa se n'insinda ubwo urasinda ahubwo ntabwo ubimenya ko wasinze wasanga usinda se unamenya ko wasinze ngenzi umuntu w'umugabo baranamuzi njya mbona atajya asinda ashobora guhera mu gitondo mpaka nka saa 9 z'ijoro rero niyo mpamvu ntago abantu bose banganya ubushobozi bwo kubasha kunywa inzoga ku kigero kimwe
niyo mpamvu nimba unazinywa nywa nkeya nyine nywa mu rugero. Nyese kuba icy'abakobwa nyine mukomeje kugaruka cyane mu myandiko yo kuba mukoresha inzoga nyinshi, kuko ejo bundi hari akavido ka Kenisi yavugaga kuri bano bamisi, avuga yuko ubusinzi bumaze kuba bwinshi muri bano bakobwa b'abasirey cyangwa se b'abamisi. Ubona biterwa n'iki? Ni ukubera ko baba barenzwe n'amafaranga menshi, byagenze gute? Of course ntabwo wasindira amafaranga ufite. Nese uri kunywera iki? Nese ko nzi ko n'ubundi nta mafaranga mwe, amafaranga yanyu your money is your money and our money is your money. Niko mukunda kuvuga icyo kintu. Amafaranga yanjye n'ayanjye, anga amafaranga yawe n'ayawe, ngarika yanjye ngo n'ayacu ngo njye nawe. Urumva bakigondera byeri banywa cyangwa se inzoga banywa, cyane ko bikomeza kugaruka yuko banywa izihenze. Ni umurengo ni ko baba bayafite, ni umurengo. Nise nago wagenda unywa inzoga zihenze none usinde nta mafaranga ufite gute se? Gute? Ntago ari byo bishobora kuba binakurira inda zitateganyijwe. Ubwo businzi bukabije. Aba basinda se warumva batwise? Babigenza gute se? Mubigenza gute? Nanjye nabyo nzi. Mubigenza gute? Ko nari narumva ngo watwise. Abatwite ni babandi ubwo utatekereza nyine batanazi. Sinumva ngo watwise n'ukuri. Indese. Nuko mfite amakuru yuko birirwa kurya amaturu. Inde? Yego. Amaturu ngameze neza. Wapi? Nise bari kumbeshya. Cyane ayo makuru ahubwo uri kuyakura wapi pe? Nama video ndafite. Yego. Cyane umwereka ama video yawe nawe uriyahura nka mugabo wo muri Guinea. Wafashe ama video menshi y'abantu barenga 400. Naraye mbibonye. Warabibonye? Akura mugabo si igikoko. Cyane. Arahumura ariko. Cyane. Hako nabonye zira video yarazifataga babizi n'abakobwa. Nyine nibyo ndi kukubwira, ahubwo se mu mufite iki kibazo ubundi? Simbizi. Hako mari mfite amakuru ngo mukunda ngibintu binini. Bagize. Banywe ibiyobyabwenge. Oya ngo mukunda ibintu binini iyo mubonye ebara ngo mupana bimeze neza. Nge nabyo nzi. Ase bura ukunda bireshya gute? Ndese. Small, medium, large? Nabyo nzi ibyo bintu. Nise wambara iyi? Wambara iyi? Inyeze. Inye. Small, large? Inye nyine. Inye. Ipantaro nyine? Small, large? Mbabarira. Mbabarira pe. Nanone ibintu bimaze kuba byinshi cyane yuko ko maze kubona ama video nanone mu minsi yashize. Hari abakobwa bari gukora iki? Bari gufatira abakobwa bagenzi babo muri wese. Kiro bivuga iki? Sha rero hano ibintu bigeze noneho ibyo biteye n'ubwo. Abakobwa bagafata bagenzi babo muri wese. N'abahungu n'ukoreka. Twebwe ntabwo tujya tubikora. Kuko twebwe ubundi si nyirizirisi muri rusange. Yo isi ntago igirebera izuba umuhungu cyangwa se igitsina gabo. Ariko isi iri weak cyangwa se n'inyantege nkeya ku mukobwa cyangwa se ku gitsina gore. Ku buryo ibintu by'umukobwa ndashobora kutavugwa cyane nk'uko umuhungu yavuga. Ahubwo abakobwa nibo bavugwa. Mwe mpamvu musigaye muvugura yese se? Nuko nyine musigaye mwipasa muremure. Guteze. Mwizo ura inzoga ugatwara. Mwitutse abakobwa mwaremeye guteta. Aho karaka ntago ari fresh da. Tushona se? Nayo mwaremeye guteta. Inywere byeri nta kibazo. Ariko numara kuzinywa wanarihamije. Utureba igihugu kiraho ngo kitari kumwunzo ukibwira ati sheri bimeze biti sawa. Kwa ni kwa menya sheri shushu byaye n'ibyaye ase bya bintu mubivuga bisutse kuti. Umuntu wese ngo umushu. No tuntu dusanzwe nyine abantu basigaye bavuga bya bintu birambangamira muri. Kubera iki singajye mbiketa. Mba numva nta kintu bitwaye. Birabangamiye bibwiye umuntu nyine utari burangize gahunda feri nyine kwa nguni kwa chini. Gahunda yiheze. Kwa nguni nyine. Ariko ugize akamarega kandi nesi ihe gahunda. Ayo makuru ufite ngayavuga. Amakuru mfite oya kandi ngenda ndakwika ibimenyetso kwanza. Zana video kuri screen. Zana video nabonye video arizo ibimenyetso. Aha. Cha wapi kabisa. Mundi bamugomba guteta
ukareba umugitipu aho ngaho w'umujenco ukamubaza sheri ufite agaperimi ngo wundi kwanyu mujya mubaza utubazo nyine tudashinga icyo gihe cyaba kiri gushinga icyo kibazo ukamubaza birakunda akavuga ati ntaribi nyine wasanga rega harimo n'ikindi kibazo nese ubwo we yari abizi ko atasinze yari abizi ko yasinze yari abizi ko agiye no gutwara kandi yari abizi ko yabona n'undi muntu umutwara ngo nyine wasanga hari ikindi kibazo twe tutanazi wowe ukeka iki nk'umuntu wawe mu mboni yawe nk'ijisho ry'umuntu mukuru ntabwo ibyo bintu njya ntabwo nigeze mbitekerezaho ngo numve ikibazo yego ariko wasanga gihari kuko ntabwo numva ko ibyo bintu atari abizi iyo utekereje ubu buryo ki yafashwe n'uburyo ki yakozemo icyaha cyo gutwara wasinze icyaha cyo gutwara nta byangombwa nta ruhushya ufite rwo gutwara uyu munsi ari busomerwe isaa 8 z'amanywa umunsi w'itariki 6 nibwo ari busomerwe wowe mu shusho yawe cyangwa se mu buryo bwawe mu mboni zawe urabona uriya mwana w'umukobwa ku izina afite kuri ibintu bike nyine yagiye amarira wenda n'igihugu muri rusange cyane cyane ko ari Miss Rwanda 2022 urabona nyine we ku giti cyawe akwiye nk'igihano cyangwa se akwiye gufata uwe mwanzo cyangwa se we ku giti cyawe mu gihe utegereje ibiri buve mu rukiko shangiye ndumva rero bamubabarira kuko n'ubundi nimba ari isomo yararibonye kuko ibintu bimaze iminsi bimuvugwaho pe nimba atarize yaba afite ikindi nawe ashaka nta telefone afite yo umva yaba afite amakuru niba yanayafite azayabona kandi nawe erega iminsi amaze ari kubyumva ndumva ngiye bamubabarira kuko usubuko ko ibaza bamufunze kandi afunze nyine bamukatiye ngo umwaka bamumanuye niko bajya muvuga ngo kumumanura bamubabarire basi abera isomo nyine n'abandi kandi nawe ntago yakongera amani ntago yakongera kabisa buriya bintu ari hatari byagusigira isomo cyane cyane nk'umusitari ubu ngiye n'ubundi sinywa inzoga ariko sinanazinywa kabisa si wanazinywa abazinywa inama nabagira mujye munywa basi mu rugero cyangwa se munywere mu rugo iwanyu wenda nimusinza muhite muryama ni ukuri pe tumwe mu rugero ese buriya umuntu aramutse uramutse uje kunsura wenda urugero atamubwira ati soma ufata agashoti urumva ubundi ko twaba turi wa babiri so wagafataho ngiye ntabwo nanywa inzoga n'umuntu ashatse kuzima rwose yatava no mu nshuti zanjye no mu bantu nziranye nabo ko nabigerageje ukaba ukinkunda shuwa nigeze kubigeragezaho kera urabeshya pre vugisha ukuri mbabarira uvugisha ukuri utazansebya rwose oya nigeze kugerageza kuziguha urazanga ariko nabigerageje nicyo ndi kuvuga ubwo nimba uzi ko nyigukunda ntabwo ngukunda yego unkati ku karubanda cyane hari umukobwa w'inshuti yawe mwagiye mukinana wakinnye muri filime ubuzima witwa Pamela Benita we yamye agaragara muri filime yitwa umuntu umuntu yakwibaza ngo ziriya filime ubundi nyirizina niki kizigenda zibongeraho muri kariyeri zanyu mugenda mugaba mu zigiye zitandukanye muri kampani zigiye zitandukanye ikintu zitwongereraho n'ubundi abantu baratumenya kandi abantu bakumenya ko ukina neza nyine bituma n'abandi bantu izindi filime baguhamagara ukajya gukina uri kugaragara muri filime kugira ngo wenda abantu dukurikirana baze kuba bavuga ati bana bakurebe bagende bakurebe baguteze imbere n'ubundi ubuzima niyo ndimo ndakinamo niyo ndi kugaragaramo yonyine inzitane yo byagenze gute ko nayo mfite amakuru y'uko mwari mwayitangiyeho twarayitangiye n'ubundi episode yagiye hanze ariko tuzayikomeza nayo muzayikomeza wakinyemo wowe ufite character imeze gute wo nari ifitemo character y'umukobwa ugira amagambo winjajwa ese buriya musanzwe nayo ugira wapi kabisa erega nyine uriya n'umuntu baguhereza ugakina ibintu bye ariko utari
ko dufite amakuru y'uko hakunda kugaragara cyane ikintu kijyanye na ruswa y'igitsina mu bintu muri no industry entertainment y'imyidagaduro byigeze bikubaho? Ntago byabura ariko n'ubundi rega ntabwo ari kuvuga ngo muri entertainment cyangwa iki mu kazi ahantu hariho hose mu kazi ahantu hose uzahura n'ubundi n'umugabo ntabwo ibyo bintu byabura. Rero abantu ntabwo bagomba kumva ko ari muri entertainment gusa, no mu kazi gasanzwe buri mukobwa wese ahura nabyo. Rero ibyo bintu umuntu ikintu tuba tugomba kumenya ni ukubibamo kandi tukabibamo neza nyine. Kubibamo neza ushaka gusobanura n'ukuhe ukamenya uko witwara, ukamenya nimba umuntu abikubwiye ukamubwira ati ntabwo byakunda, ukikomereza kuko ntabwo n'ubundi wasanga atari wo mugisha wawe. Yego. Kuko ibintu n'ubundi ari ibyawe, igihe cyanyabyo nikigera uzabona ubigezeho. Uzabona ubigezeho. Ese ntabwo nanone umuntu ashobora kuza akabikubwira akaba ameze nk'urusa wabyukaga nawe wari umufitiye wari umugiriye crush? Sinzi. Ntabwo urajya guhura n'umukire akutitaye ngo nuko umushoramari ariko utitaye ngo nuko ari umukire ukaba yakwatira gute? ugabona n'umukire mugiye gukorana ariko akakwatira kurusha uko uri kwatirwa n'ibyo afite. ntabwo birakubaho kuko hari abantu tujya tubona bagenda bakorana n'abakozi babo bakorana bafite kampani bakora bino bintu bijyanye na showbiz ariko eventually cyangwa se friend of bikarangira bashakanye cyangwa se babanye cyangwa se bakundanye n'abo bakoreshaga. Ntabwo ngiye byari byambaho kazi. Oya nyine urabizi ko bibaho ibyo bintu. Urugero harimo knowledge ariko ntabwo nyine ibyo bintu wabifata ngo muri ruswa. Oya nyine baba barakundanye ariko byaratangiye umuntu aguteta mukagira ngo ari gushaka guprofita kandi iyo bitagenze neza umuntu ushaka guprofita n'umuntu ugukunda ibyo bintu biratandukanye. Ntabwo abana ari kimwe. Rero abantu bari kudukurikirana hano uyu mukobwa wanyu bamwita Timaza Sifa, imbuga nkoranyambaga ze ni Timaza official, akaba yaragaragaye muri filime zigiye zitandukanye aho yatubwiye ngo yarafitemo role zigiye zitandukanye, characters zigiye zitandukanye. Handi hantu ushaka ko utubwira ni filime yindi niba warakinnye mu kwa Soroba The Forest. Wari ufite iyi role imeze gute? Nari umutourist. Umuntu wagiye just gusura mu ishyamba birangira gute? Nyine n'ubundi abantu bazi The Forest bayirebye barabizi ukuntu. Oya ngendaza no kugashyiramo. Izi filime zose nagiye nkubaza wakinnyemo ndashaka kwereka abantu yuko usibye kuba uri hano kuri kamera uri kuvuga gutya kuno bakubona bamenye yuko ufitemo abantu barenga 10 muri wowe kandi ari n'abaguha akazi bakaguha. Yego. So The Forest kuno yari imeze n'ubundi ni mu ishyamba nyine. Yego. Nagiye ndi umutourist numva nyine nje gusura nkaruka mutwe ngenda muriramo n'amadayimoni muriramo n'ibibazo byinshi neza mbura n'inzira insora Ni filime yongereye iki kuri wowe The Forest? Ni filime muri kariyeri yawe. Ni filime nakinyemo nkumva ndabikunze cyane kuko nyine ni filime n'undi kinamo abastar benshi nagiye menyana n'abantu benshi kandi ni filime yarebwe cyane abantu nyine bayimbonamo biramfasha kabisa. Ndakumva. Rero ni filime nyine nziza yongereye ikintu gikomeye cyane kuri kariyeri yanjye kuko abantu barayirebye cyane. Hari n'abantu nahuraga nabo bakambwira twarakubonye muri The Forest mwumva nyine ni byiza kabisa. Ese ko nkunda kuva yuko mukunda kugaruka cyane kuvuga ngo ibintu tukabona ko ari abo bitunze ko iki hari n'abari bakavuga yuko bidatanga amafaranga bakuvuga yuko batabikora byo byonyine nyine ubwo biba bitari byaba kariyeri nyine ngaba ari byo binakora bimutunga. Yego. Ariko hari abantu benshi nyine bitunze. Byaba biri mu bigutunze? Yego. Niko kazi ka buri munsi ukora? Oya mfite n'akandi kazi ariko nyine nuko ubwo biba bitaragera ku rwego bigomba kugutunga. Urumva ntabwo umeze nk'umuntu bimazemo igihe. Yego.
okay kwinjira muri kariyeri ya filime cyane cyane ko tuba tubakeneye wabagiriye inama ukanabamara izihe mu ngenge? Rero inama nabagira n'ubundi ababikunze ko bafite impungenge, abantu babikunda ariko bafite impungenge, izo mpungenge bazigumane ariko bakomeze bagerageze kuko impungenge ntuzireka kaza kakubayeho uba ugomba kuzigira ariko mu bintu byose mani. Abahungu barahuhura ntabwo ari bose ariko ibyo birazi. Rero izo mpungenge zigumane ariko akomeze agerageze aho abonye amahirwe akore neza, bizageraho bikunde. Bizageraho bikunde. Nababwiraga yuko hano turi kuri Kasuku Media, akaba ari kampani nini cyane ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wifuza kwamamaza, wifuza gukora ibintu ibyo byose bijyanye no kumenyekanisha ibikorwa bye, yatwegera. Ubwo ndi kuvuga abantu bashaka gukuza ama YouTube channel yabo, ama kumonetiza ama Facebook yabo agatangira kubishyura, cyangwa se ma Instagram n'ama TikTok. Ubwo ndi kuvuga imbuga nkoranyambaga muri rusange. Anifuza ko zakora iki, zatera imbere, batwandikira kuri 0788 35 ubundi consultance na amafaranga byonyine kukuba wavugana n'umuntu uzagufasha. Tegura amafaranga makeya kugira ngo ibintu byose bigende neza. So one for the road, tubwira akantu kamwe wenda tube twasoza ikiganiro cyacu, kandi byari byiza kuba nahuye nawe muzi. Akantu kamwe inama nababwira, inama y'umunsi man, tugiye twiga guca bugufi kuko ntabwo uzi ejo ukuntu uzaba umeze, nta nubwo uzi umuntu usuzuguye akanya ukuntu ejo azaba ameze. So tugiye guca bugufi, twubahe nyine buri muntu wese. Murakoze cyane. Okay, mwebwe kuri kujyana nitwaga Prince, nawe niba yitwa Prince bisobanuye ko dufite amazina asa, ariko inkuru zacu z'ubuzima ziratandukanye. Ciao ciao. Bye.